turabasuhuje kandi tubifuriza komeza kugira ibihe byiza. Reka nizere ko rero mumeze neza aho muri hose. Nkuko mubibona rero turi kumwe na mutoni wacu kuri uyu munsi none ahangaha tugiye kurebera hamwe ku uburyo bwiza bwo ku mwana w'umuhungu ashobora kuba yakuramo neza, ndetse kandi anavanze na mushiki we w'umukobwa, cyane cyane ko mu minsi yashize twagiye twibanda cyane ku bakobwa, ariko uyu munsi tugiye kureba no ku bahungu uburyo bashobora kuba bakuramo neza. Gukuramo neza rero ushobora kwibaza ukavuga uti se umuhungu ashobora gukuramo neza gute? Nibyo ugiye gukurikira muri iyi video, wayirangiza bikaba ari sawa. Ahasigaye nahawe mutoni wacu. turahera uko umwana akivuka. Yego. Ko bura umwana ngo bajya bavuga ngo apfira mu iterura. Yego. Uwo mwana rero uburyo nashatse kubivugamo, nshaka kubigisha uburyo bamwajya mufata abana banyu b'abahungu. Umwana w'umuhungu iyo avutse urabizi, iyo umwana azaba muzima agapipi ke gahita kazamuka. Yego. Hari ukuntu rero umwana ashobora kuvuka nko muri ubwo buryo ugasanga ntikagize ntikabyutse, cyangwa se wenda akanabyuka bisaba kugira ngo habaho ubugororangingo. Yego. Ufata cya gitsina cye mu gihe muri cya gihe ugiye kumukarabya, abenshi bakoresha amazi ashyushye. Yego. Uburyo nashatse kubivugamo, ukoresha amazi ashyushye. Wa mwana wajya kumukarabya ukagorora ka gapipi ke nyine, umwana akazakura neza, ubona ari mu rugero rushimishije. Ko nanone ko hari umwana ubona yarakuze afite agapipi gatoya, ariko burya n'ababyeyi tuba twabigizemo uruhare. Aho gumva banze bagore agafanta, kuko inyigisho uyu munsi wateguriye irarenze mwana, irarenze kabisa. No kuvuga ngo hari ukuntu usanga nk'umusore cyangwa umugabo avuga ati ngiye ko ufite akantu gatoya, kumbe bipfira aho ngaho. Buriya rero wenda hari igihe bishobora mu nkomoko y'ababyeyi, ariko nanone nawe ubwawe hari igihe wabigizemo uruhare. Rero nicyo nashatse kuvuga, ababyeyi mujye mugerageza mukore ubugororangingo ku bana banyu b'abahungu, babashe kugira igitsina gishimishije cy'umwana w'umuhungu. Cyane ko burya nta muntu ufite akantu uziko nabo ubwabo hari igihe bakabatera ipfunwe. Ndakubwiza ukuri, kera nkiri ku ishuri ko hari ukuntu tuba muri mu madoratwari, ugasanga cya gihe cyo kujya koga, ugasanga umwana yifashe yagiye koga wenyine, kuko hari uburyo abonamo amezemo atameze bitandukanye n'abandi. Ugasanga rero ibyo bintu bishobora gutuma ukura witinya muri wowe, kandi nta kindi biri guturuka kuri ako kabazo. None se wenda urabivuze bituma nanjye norosuka mu mutwe, ndibaza neza, ndagira ngo neza noneho dusobanurire babigenza bati kugira ngo ukanagure. Babyita kukanagura, ariko byibura babigenza bati kugira ngo kagire ireme, kabe kanini, kabe karekare, kamere neza ku buryo kazaba ari akifuzwa mu gihe kizaza. Nk'umuntu w'umubyeyi none adukurikiye yabikora ati, mbese ndashaka ngo umusobanurire kabisa byimbitse. Uburyo agomba kubikoramo, ubwo urabizi nyine uko bafata umwana. Yego. Umufata usa nkaho agaramye. Yego. Navuga ko aba agaramye ugiye kumukarabya. Noneho uko urabona uko umwana aba aryamyemo, ugenda ukoresha nka twatuzi dushyushye. Yego. Uzamura gutya. Yego. Gutya uzamura. Ubwo rero uko nyine ubundi uko ubugororangingo wabukoze nuko ikura. Yego. Nubwo buryo nta bundi. Ngira ngo mo barabyumva kandi biranumvikana, biranasobanutse, ariko nanjye wenda hari icyo nshobora kongeramo, wenda waba ugifiteho amakuru ukakitubwira. Cyane cyane ko bajya bakunda kuvuga ngo nk'abana bambika amapampegisi bakayirirwamo bakayararamo, ngo nabyo biri mu bintu bigwingiza boro zabo. Ese ibyo bintu koko usanga ari byo cyangwa ntago ari byo? Icyo nanjye mpamyaho icyo kintu nicyo. Yego. Kuko urabona hari cya gihe wamuhejejemo pampa. Yego. Hari
imiyobora igenda yangirika n'imyanda. Iyo myanda iba yamwizingiyemo ikinjira mu mubiri, ugasanga rero bibaye nk'iki, umwana agize ama-infection. Ya ma-infection rero uri kumva ko hari ikintu agiye gukora mu mubiri we, ugasanga ntakuze neza nyine mu rugero washaka. Ubwo rero ndumva izo pampa nazo rwose zifitemo uruhare runini. Nk'ababyeyi bakunda kwambika abana babo pampa guhera mu gitondo kugeza nijoro, na nijoro akamwuhagira akayimwambika, ni iki wabivugaho? Abo babyeyi rwose nese ubwo yaba ari kurera gute? Nibagerageze umwana niba kuko yayanduje, yego, ahite yihutira kuyimukuramo, cyangwa se niba mu gihe ari mu rugo rwose umwana murekera uburenganzira yisanzure, ubuzima bubashe kugenda neza bw'umwana. Oya, birumvikana kubera ko akenshi buriya umwana cyangwa n'umuntu mukuru uzumve iyo uri mu kwezi ukambara pade uzumva ukuntu ikubangamira. Noneho wibaze nk'umwana wiri uziritse ngo ntabwo nshaka nyarira ngo sinshaka, urumva uwo mwana umuhemukira mu by'ukuri. Usibye nk'amahirwe wenda Imana iba yaramwihereye gusa, ariko hari abo uba wahemukiye cyane. None se ku mwana w'umukobwa wenda nta kintu we bimutwara? Hari ikintu umuntu yamukorera nk'ibyo twakoreye umuhungu kugira ngo boroze zikure? Umwana w'umukobwa ho byibuze kuva ko nko mu myaka 8 jiska ku myaka 12, uwo mwana wenda ndaza kubisobanura, guhera ku myaka 8 kumanura no guhera ku myaka 8 kuzamura. Ya myaka 8 iri hasi, ikintu kiba gikenewe ni isuku ihagije, yego, ku mwana w'umukobwa, kuko izo pampa nazo zirimo kugomba kuzimurinda. Ikindi, y'amazi ukoresheje wirinda kuyamukoreshamo isabune, yego, isabune, iriya sabune nayo hari imyanya myibarukiro y'umugore ishobora kwangiza, ugasanga umwana akuze hari ibitagenda neza, amaserire runaka adafite, byaraturutse kuki? Kuri ya sabune, yego. Ubwo ni kuva ku myaka 8 kuzamura kugeza ku nyine kuva kivuka, yego. Noneho kuzamura ku myaka 8, isuku ni yayindi, utangira kumwigisha uburyo agomba gucamo imyeyo, yego, umva nta kindi. Okay, ngira ngo babyumvishe rero nyaboneka. Buriya abwira bumva nibavunika. Ikindi kandi rino somo rirakomeye mwa bantu mwe, ni ukuri usibye nk'abantu wenda badafite gutekereza kure cyane cyangwa se badakunda abana babo, ariko najya nkubwiza ukuri iri somo rirakomeye cyane, kandi buri mubyeyi wese riramureba cyangwa buri murezi wese, kuko si uwabyaye urera gusa, kuko n'uwo utarabyaye ararera. Niyo mpamvu tuba tuvuze ngo buri murezi wese riramureba. Rero reka tukusabe wenda impanuro cyangwa inama kuri uyu musozo w'iki kiganiro kugira ngo ubashe kuba wabagira inama. Inama rero nagira ababyeyi cyane b'igitsina gore, kuko abagore nitwe tugize urugo, yego. Buri utazavuga ngo umugabo yego ni umutware w'urugo, ariko wowe niwe uza ku isonga, yego. We mugore rero gerageza ukore izo serivisi twavuze aho ngaho, umwiteho. Isuku niyo ya mbere, kuko niyo ituma uwo mwana akura neza, waba uri umwana w'umuhungu waba uri umukobwa. Iyo suku niyo ya mbere, niyo nama nabagira ya mbere iza ku isonga. Hanyuma nk'abagore bafata abana babo bakanga ngo nta mwanda ngo bashaka, bakabiriza muri pampa, bo inama wabagira ni imeze ite? Bagomba kuzireka buriya kugira ngo umwana apfe, kandi burya uza kwicuza nyuma ubona byarabaye, yego, kandi warabyicishe ubireba. Wowe mugore gerageza uwo mwana umwiteho, iyo suku, iyo pampa uyimurinde, ko urabizi nibwo buzima. Ubuzima ni isuku. Okay, ngira ngo mwabyimviye rero. Buriya nakubwiza ukuri ko inyigisho ngiye inkoze ku mutima, hari ibintu byinshi mbwiye. Nawe rero wari udukurikiye, nizere ko hari icyo igufashije, ndetse hari n'icyo ugiye guhindura mu buzima bwawe. Ikindi nagarukaho ni uko ababyeyi biyumva ko batagomba gufasha abana babo, ngo ni ukubera ngo ntabwo dushaka ngo mwana, ntabwo dushaka ibi. Ibyo ngibyo ntabwo tubishaka. Turifuza yuko twarerera u Rwanda rwiza, abana bakazakura nta gushidikanya ku buzima bwabo bameze neza.
ndetse iyo umwana yakuze agasanga waramufashije buri kimwe cyose abasha kugushimira nk'umubyeyi. Genda shimira mama yego sha ibyo yankoreye kabisa pe genda shimira mama ukuri rwose ni ukuri uburyo yandezemo kabisa ni ukuri buri mu mwana wese aba akwiriye gushimira umubyeyi we nk'uko mutoni wacu abitubwiye. Imana rero ikomeze ibahe umugisha, murabizi ko tubakunda. Bye.